ati wa mwana ati yambye ngo umunsi mukuru uzaza yese mundi ayi undi ndabanye nayibande urije mubaza kandi yabandikaga Victoria sibose mukecuru aho ngato kuri muzaza nariyize abubabwe ari umubyeyi ariko no sicyo kabiri icyo shaka kuvuga gusa nuko nanjye uyu munsi umwana wanjye buriya umwana yiye kwiga bakomeje kwiga ntabwo uziga ukomeze wiga uzamuka ujye hejuru wahanga aho uri ujye hejuru bitaba n'agaciro cyo hari n'ikintu uzanye uzandike n'ikintu basome neza witonze kandi ndashima Imana akakanya ka nonaha umwana wize rwose mubyara yarakana gatoya cyane karakana gatoya ndetse no gutangira ishuri yatangiye ishuri atari yageze imyaka yo gutangira yatangiye ari mutoya ndabyibuka rero mubyara nakundaga no kuza kunsura rero Louise nanjye ndishimye cyane uyu munsi ni intambwe wateye no kuba untekereza nabyo ndabigushimiye rwose sinzi ko ukintekereza ariko njye nari nzi ko nakubyara ndishimye cyane aka kantu ze ugasoma wihereye uko banyita Dani Nore Dani wamubonye mwababonye Louise iyo bavuga umunsi n'igihe ku itariki 12 z'ukwa kane inama uzayisanga ku itariki 10 z'ukwa kane inama uzayisanga uko uriya musaza yanyemeye y'Imana urakoze cyane Imana igihugu uri uranyibukije kandagira utembere rero ni iragufata nawe umwana mushiki wanjye ndamukunda cyane mu bushobozi bwanjye njyewe ntago mfite ubushobozi bwo kumuha ibyo akeneye n'ibyo nshoboye sinashobora kubikora bitewe n'uko igihe kigena ibyacyo. Uyu ni mushiki wanjye nkunda cyane, uyu ni papa wacu, ariko twaravutse Imana iradufasha turakura. Imana niyizi ibyacu, yewe nta byinshi mvuga. Impano ya mbere nyamukuru, uyu mwana witwa mushiki wanjye Murekatete Louise, nakamuhaye byose ariko sinishobora. reka nkugane niba uyu mugabo wanyemereye kumpa ijambo. Umusaza wawe kandi nzamuhora hafi mu bushobozi bwanjye, ibyo nshoboye nzabikora mu bibi no mu byiza. Uko byagenda kose inzira mbi ni nziza tuzazinyuramo, ariko sinzamureka. Mushiki wanjye ndamukunda cyane, mwemera ibyo nshoboye, ibyo ntashoboye sinzabikora, ariko ndamwemera cyane, ndanamukunda. Urakoze cyane, ureke nzakuze nanjye umunsi mukuru wanyu w'abana banjye, none kandi nyamara ngiye kwivugira kandi ntigira mu rugo jyenyine n'umukecuru.
rwose umwana wanjye rwose mu bintu Ruwiza yagezeho ntabwo nari nzi ko iyi gahunda yayigeraho ngo irangize yige arangize ibintu byantunguye nanjye byashimishije nanjye rero nakurikije ukuntu nabonaga Ruwiza mu myigire yiwe nabonaga no mu burwayi bwa nyina ukuntu yazaga ariho afasha abangaba akaza rwose akamufasha akagira gute ahubwo se buriya Ruwiza ariga amafaranga ari kuzana ari kuyakura hejuru ariko Ruwiza byantunguye n'imbaraga z'Imana Imana ikongerere iguha umugisha Imana imwagure ukomeze kugire rwose urashoje urarangije rwose urangize Imana iguha umugisha ibi bintu ni Yezu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yezu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni byiza arayimwambitse ati mushiki wanjye mwiza nkunda iki mfite ndakiguhaye ariko nagusezeranije ko nzakuba hafi iyi ni isaha ari kukubwira ngo ujye ukorera ku gihe ujye ukorera kuki ujye ukorera ku gihe iyo saha ndayishaka ngira unyereke ndebe bambi ni nziza pe ni nziza rwose ni nziza ni impano nziza cyane ujye ukorera ku gihe rero niko kubashima mu bikorwa burya ngo baca umugani mu kinyarwanda ngo imfura na se birangana nabanye n'abantu hano ntawe nagiriye nabi n'uwo naba naragiriye nabi azanyihanganire ariko mbana n'abana banjye ariho navuze ngo umuntu mukuru Viviane mbana n'abasaza hano barahari kugeza ubu ngiye n'abo twabyaye tukagenda tubyara nyuma n'ubu tukaba tukiri kumwe nk'uko n'uyu nguyu ubona ari uruhinja ni uruhinja ariko ku bakuru navuga ko ari uruhinja kuri cyo nk'uko n'uyu atanze ariko mfuranze ijambo nshimiye umuryango nk'uko mfite imbaraga z'umuryango hano nk'uko dufite imbaraga z'umuryango nk'uko bivuga ati dufite imbaraga Imana ibahagugisha mwiha amashyi pe mwambonye hano ejo bundi kubera ikibazo cyari kivutse cy'umudamu wanjye nzana na mukewe we ndetse ariko nk'uko uyu nguyu ubu iyo nicaye nkamubona gutya ngira ibyishimo cyane kubera ko iyo mubona nkabona ari kumwe na mukuru we uriya n'umukecuru kuri yewe buriya Viviana ushobora kumuha impanuro cyangwa akayiba wowe wa musaza urabizi cyangwa n'abandi iriwe mvuga ukanaka none bana banjye Imana ibahe umugisha muzakomeze mugire imbaraga zo kugira ngo mukomeze imihigo ya mbere niyo kugira ngo mugere ku cyo mushaka kandi mugere ku gikorwa nk'uko none afite n'abandi nawe ufite n'abandi bashobora no kukunganira nubwo bataje hano ariko barahari uzakomeza izo mbaraga Imana izabiguhera umugisha Imana izagutera imbaraga aka ni akana gato kuri jyewe kanjye ibyo ukora n'Imana izabiguhera umugisha urakoze cyane komera muzehe urakoze cyane ibyo ukora n'abantu narinzi narabibanye nareba umuntu nkamuyobera uzi no kuyoberwa n'umwana wawe Dani nawe namubonye ndamuyobera n'abandi benshi
Oya, hari n'abandi uze ntibanyeretse n'abuzukuru ntibyanyeretse none rero Imana ibamugisha none reka nzamuke nanjye ubu nicaye mu rugo njyenyine mwafura nta muntu wundi turi kumwe nta mwana tubashije kandi Korode. Korode. Korode yasohotse. Korode rihera. Yasohotse. Gwiro nawe. Gwiro nawe. Ganza rihera. Nawe nawe. Mara ingwiro. Hari ifoto nshaka. Iyi nabuze. Kari ingwiro. Iyi niyo nshaka. Ukuri rwose wafotowe ndagufite. Nabafotoye. Murakoze cyane nanjye nshimye Imana cyane ariko mbere y'uko muhibasha ari n'indi mbanza kuvugaho twariganye reka tubanze dusenga Mana igira neza turaguhimbaje waraturinze mu gihe kitambutse n'ubu uracyatumba izina ryawe nirishimwe data tubaye hafi wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye mu gihe cyari kigoye mu ntambara waratugwaniriye izina ryawe nirishimwe Mana igira neza gitare cy'ubugingo warinze buri umwe wese data umwe wese uri ahantu data arashima gukomera kwawe kuko uri Imana yacu bwite uradukunda kandi data uzahoraho uzahora uri Imana ntabwo uzaba indi Mana uzahora uri Imana imwe gira neza gitare cy'ubugingo turi ahantu dushima izina ryawe yuko warinze umugaragu umujakazi wawe data waramurinze mu bigoye mu komeye data twebwe twiganye nawe data byaraturaniye ariko warakomeza izina ryawe nishimwe gira neza turashimye cyane turashimye ko uri umukozi w'umuhanga data turashimye cyane nta wundi muntu twashima nta mwana w'umuntu twashima data gitare cy'ubugingo ni wowe uturinda uko bukeye n'uko bwije data twavuga byinshi turi imbere yawe ariko tuvuga n'ukumva kabiri kandi data ukomeze uturinde data n'igihe bigiye kuza data turabizi imitego ni myinshi satani turabizi ko yashinyitse mu izina rya Yesu niyo ngo turamuhambiriza mu izina rya Yesu kuzimu turamuhambiriza kugira ngo tuzakomeze urugendo rukurikira data turabizi ko inzira nyinshi zatezwe ariko izo turazikura mu izina rya Yesu dusenge n'urugo rwatwakiriye data tugwakiye umugisha mu izina rya Yesu data abana natwe ugendane natwe kandi data n'abana ahangaha tukwetse n'umusaza ugiye kugenda ugendane nawe data gitare cy'ubugingo turabizi ko satani arwana ariko ntabwo ajya anesha ubu turamuhambiriza mu izina rya Yesu data aragira amahoro turashima izina ryawe bana natwe data ugendane natwe mu izina rya Yesu tubisabye amen nanjye nshima Imana yuko uyu twariganye ariko mu bo twiganye niwe muntu urangije igihe kintu nshimira Imana cyane twiganye muri pirimeri ngiye birananira mvamo bitewe n'ubushobozi buke mvamo arakomeza nyine numva ko twari duca mu zindi nzira tujya gupagasa tujya guhiga ariko shima Imana ko mubonye nkamubona arangije ni ukwita shima Imana si ngombwa n'umutima mu mutima wanjye ndishimye cyane twamanye no muri worship ndumva yizi niyo twamenye nanone mu murimo w'Imana ngenda cyakomeje mu murimo w'Imana ndacyakomeje kandi nawe n'umuntu udafite Imana ntabwo uzagera ndumva icyo nagushishikariza cya mbere ari kubanza kumenya umwami Yesu niwe uzakugeza ku bindi byose nubwo n'ibingibo ugezeho niwe wenyine nta wundi nta mwana w'umuntu wabikora yego ngenda shima Imana muhaye ntabwo niteguye neza ariko nubwo iyo muhaye umutima wanjye utuje nishimye cyane no Imana izakomeza kurinda Nakurimo amagabutura. Icyo
byo mukora byose icyo mushimira mwakoze. ariko mwayakomye muranga kuyatanga Imana yabahaye ni muyatanga. amina bimwe mu bantu binjiye muri uyu muryango Imana agenda bazi ariko umuramu we umaze kuba Imana y'umuryango nanjye rero nkabashyigikiye kuko nanjye nkunda bize kuko nanjye yes Mwiriwe mwese. mwiriwe neza Yewe uyu mwanya rero sinabona uko mvuga. Gusa mbere ya byose nshimiye Imana yashoboje uyu mwana akagira aho agera. Njye nageze inaha ngaha muri uyu muryango nsanga Rwiza ari akana gato nk'ak'imyaka nk'indi. Ariko ni ukuri Imana yaramureze arakura none uyu mwanya atwicaje aha ngaha. Icyo ni cyo kintu cya mbere namushimira. Ikindi namubwira navuga ngo aho yavuye n'aho ageze n'Imana yahamugejeje. Nkaba namubwira ngo mu mwanya wa mbere ujye ukomeza kwibuka ko ibyo wagezeho ari Imana yabikugejejeho. Nkaba rero nifuje kuguha aka kabaro. yego Murakoze cyane nanjye ndishimye cyane kuko uyu munsi uyu ni murumuna wanjye ndishimye cyane pe bye byananejeje birandenga mbese ariko mpaye Imana icyubahiro kubw'uyu munsi murumuna wanjye Imana izakomeze igushyigikire ariko nishimye cyane umuryango wacu uyu nguyu utwicaje hano imbere nshimye Imana cyane ihabwa icyubahiro kandi n'Imana ndamushimira kubera yihanganye akarangiza amashuri. Imana ishimwe hose inshuti zibana zirakundana neza zibana na Yesu zirakundana neza zibana na Yesu barawugurana gobe kugwa mu cyaha babona amahoro gobe kugwa mu cyaha babona amahoro. Amena. amina umunsi wa none nanone navuga ngo ndishimye njye ubwanjye ntacyo nabona naguha kuko ndabizi neza ko ntacyo nabona naguha ubu ngubu utakora wowe utakigurira ariko nzi neza ko impano ntabwo ijya iba ntoya
impano nakugeneye niyi uyakirana umutima ukunze turi kumwe no mu yindi minsi no mu yindi numpamagara ukambwira ngo byagenze gutya nzatanga impanuro niba hari ibyo ushoboye nzagufasha niba ukenera nzaguhamagara uzanyitabe kuko nzaba nakwitabaje numva navuga ngo Imana igukomereze amaboko ku bwa Louise ubundi ku batanzi mama we niwe wanditse mu gihe twabashije kuba turi kumwe Louise arabizi Imana yanyitagaho ko bikwiye mu isi yose niga ndabyibuka hari igihe nari ngiye kwiga i Nyanza ubwo aramerekeza ngeze ku muhanda ampereza amafaranga 2,000 ndishima arambwira ati se mwana wanjye urabona ko nari kukurekura ukagenda n'amaguru ubwo ngiye kubwa Louise nabuze icyo navuga gusa nakugeneye impano ariko ku bwanjye kuko nabiteguye njye muhaye igitungwa ni ukuri igitungwa ngomba kugishaka nkakizana ariko ni ukuri wakoze cyane mukecuru aho ntago umukojeje isoni aho aruhukiye ndizera ko hari uko Imana wakoze pe warakoze kuba hari icyo watweretse kuba uyu munsi twateranye kandi ndibaza ko hari n'ikindi gihe tuzaterana kandi uzabiharanire kuri uyu munsi uzabiharanire ubwo rero ngiye icyo numva muhaye Louise ni igitungwa nubwo hano hari ibahasha namugeneye n'inama nubwo intama Imana ishimwe wasanga ari inka sha mvuze inama umuntu uguha gutunga akaguha amahoro umuntu uguha urukundo akavuga ati byose ndabikweguriye ndetse Yesu akozwe iteka ryose ndashima Imana nanjye kuba Louise yabonye impamyabushobozi uyu Louise nasanze ari umwana mutoya 2009 ngera mu Bugesera nabashe kumenyana na mama we wenyine niwe nabanje kumenya mbere nayo umuntu wansuye mbere none rero nkaba nishimye cyane nkaba nanezerewe nkaba namugeneye ibahasha ariko mvuga ubu yishimiye ko yatanga Haleluya. Amen. Anye ndishimye cyane kuba Louise biranezere cyane byanandenze ntekereje uburyo Louise twaga turi kumwe ko narwa cyane akaba arangije kaminuza ndishimye mpagaze aha ngaha mu byumve nkimara kubimenya ko arangije nanjye naguhaye ibahasha we byari bisanzwe n'ubundi noneho wakoraga hehe mu nganzo murakoze nanjye uyu mubona ahagaze aha ngaha ni muramukazi wanjye ndamukunda cyane nanjye barampamagaye barambwira ngo Louise azakoresha ikirori kuri uyu munsi nubwo ntari ndi hafi nagerageje kuba nahageze kugira ngo mbane nawe ni ukuri byadushimishije cyane umva sinzi uko nabivuga mu muryango ni ikintu gikomeye cyane Louise yaduhaye sinzi uko nabivuga yaduhaye ikintu gikomeye mu muryango ni ishema yaduteje mbega sinzi uko nabivuga birarenze Louise ndagukunda tutabashije kuba komano wera gukunda sha gusa nyuma yaho nzamusura kandi nzamuzana ikintu gishimishije Imana ishimwe kandi muri